hari kategori ebyiri. Hari abakomisiyoneri babeshya, akabaho ngaho agapima ikirere akavuga ati urubanza uyu muntu azarutsinda, akamubwira ati nzakurebera umucamanza cyangwa umushinjacyaha cyangwa umugenzacyaha iyi dosiye yawe ayigemo. Abo barahari. Abo ngabo ni babandi usanga yimenyekanisha ku bantu, ugasanga abonye umucamanza ahantu agera musuje akagaruka akabwira umuntu ati wabibonye, ati buriya byarangiye namubwiye. Abo barahari. Ariko hari n'abandi bukuri, hari n'abandi bakorana n'abasanzwe barya ruswa muri izi nzego zacu, noneho akamubera ikiraro, kuko abazi ko kugenda kuyisaba mu buryo butaziguye byoroshye kugira ngo afatwe, agaca ku bandi bantu. Hari abaca ku bacuruzi, hari abaca ku bagenzi bacu byavuzwe, abavoka, hari abo bita ngo ababingwa bya bindi umunyamakuru yavuze biravugwa koko, kandi hari abafatwa, bivuze ko ibyo biriho. Cyokora icyo nshimira Baro nuko urabona ko bamaze gufata en charge inshingano zabo ku buryo babaza abantu babo, members babo. Mbere bifata nk'abantu nyine bigenga, ugasanga umwe arakora ibyo yishakiye, ariko uyu munsi iyo urebye Baro uko iteye, icyambere ntibakemera abakozi birukanwe muri izi nzego zacu zindi. Nibo bagendaga bagatera n'ikibazo. Umuntu yari umushinjacyaha ari ruswa, baramwirukanye akajya muri Baro. Yari umucamanza yitwaye nabi, baramwirukanye agiye muri Baro. Ariko ubu byarahagaze. Ubu nta muntu bapfa kwemera atari inyangamugayo, atagaragaza ko naho yarari yitwaraga neza. Nkumva rero ibi byose abaturage babyumvise neza, bakamenya ko hari ubushake bwa politike, hari ubushake bwo kurwanya ruswa mu bakozi benshi, abayirya aribo bake badufasha nabo bake bakagaragara bagakurikiranwa.